hari ahantu utabonaga inzira ndegekeye ngo ubone inzira, hari ibintu utaboneraga uburyo Imana imanuye mu buryo. Hari ibintu wabonaga abantu barabisopanyije nk'abantu barabira oya. Mose arategeka bakozi bima abantu bima. Mose aracyahari, Mose ntiyapfuye aracyahari kandi aracakora. Mose none adahari ngo akubita ku rutare. Hari ikintu cyari cyaranze byarafunze inzira zabona nta nzira, ubona dosiye zawe zarafunzwe zitavugwaho, ubona baragusubije inyuma, utazamuka nk'abantu udatera imbere nk'abantu, warazengurutse urifuza twaturagenda. Ariko ndagira ngo ubwire none Mose arahari arategeka. Uzi ko Mose agera ku muntu utanakuzi wakwibagiwe agategeka kongera akakwibuka. Wari uzi ko Mose akoraho gusa umuntu wari waragusiprimye muri we akarara ari kukurota ngo Mose akubitaho amazi aradudubiza. Hari ibintu ugiye gutegeka byari begeranye ku buzima bwawe, bari barakwiciyeho, bari barakuvuyeho, wagerageje biranga bigiye gukunda. Ngo yosongaje ku rugero rwana n'abamediyane, ngo yosongo Mose yamanura amaboko ngabisireye bagatsindwa, ngo yayamanika abisireye bakanesha, yayamanura abamediyane bacica abisireye. Ngo none ngo baza kumenya position ngamaboko ya Mose arananirwa, biragaragara ko arunaniwe, biragaragara ko warurushe, biragaragara ko arumaze guseba, biragaragara ko ari wenda kwandagara, biragaragara ko abanaga urupfu, biragaragara ko abanaga ubuzima burangiye, biragaragara ko abanaga ibyo bigiye gutezwa munara, biragaragara ko abana ubwo buzima butahinduka, biragaragara ko abana gutakubaka ngabandi, biragaragara ko azari iwanyu, ariko mu ijuru birahindutse. Weda sipo de la sakatara babosya, mu ijuru birahindutse, mu buzima bwawe bigiye guhinduka. Mahaza abagabo babiri bagira ishurirwa Aroni na Huri. Hari abantu babiri Imana yohereje ku buzima bwawe b'ingenzi, bagiye kugukuraho washizwe n'abantu, bagushira ahantu Imana igukeneye. Hari abantu bagukuye muri position y'igitangaza cyawe, hari abantu bakimuye mu ruzawe, hari abantu bakimuye mu mugabane wawe, hari abantu bagutesheje agaciro. Ariko hari Aroni na Huri Imana igariye ku buzima bwawe. Nibyo hari abashinzwe kukwambura, hari n'abashinzwe kuguhesha, hari abashinzwe kukureganya, hari n'abashinzwe kukurenganura, hari n'abashinzwe kugusobanya, hari n'abashinzwe kukubohora. Yeremiya 40:4 aravuga none uyu munsi ndakubohora. Hari iminyururu yari iri mu maboko yawe, no mpamvu umugisha wawe wari waraborotswe. Hari iminyururu yari iri mu marembo y'urugo rwawe, hari iminyururu yari iri mu nda yawe yatuma gutazanga abantu, hari iminyururu yari yarafashe umugongo, hari iminyururu yari yaraguteye paralize. Ariko none urabohoka, none urabohotse, none urabohotse. Akira kubohoka mu izina rya Yesu. Ndasuhuza abantu bose badukurikiye kuri Prophet Fiston Official. Ndabakunda cyane kandi nari maze imisi mbakumbuye, bengi munyereka ko turi kumwe ari mu materaniro amanywa n'ijoro. Ndashimira ababyeyi banje, ndashimira n'abashiki banje n'abapapa banje. Mwese Imana ibahereza umugisha hano hose muherereye. Kunda kumbwira ko turimo kugenda dusenga kandi Imana iri gukora imirimo n'ibitangaza, n'abandika komanteri bashima Imana cy'Imana iri kugenda ihindura amateka. Ndagira ngo n'uyu mwanya ngo mukire message Imana yambaye ko igarutse kongera guhindura ibyari byaranze guhinduka, kandi Imana igarutse gukora ibyari bidasanzwe. Imana ihabwa icubahiro kandi Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana muri Daniyeli ibice 10:12. Hari ijambo rihari rivuga ngo ahera karambwira ati witinya Daniyeli, kuko uhereye ku munsi watangiriye gushishikara no gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe, amagambo yawe yarumviswe kandi niyo anzanye. Imana ihabwe icubahiro. Uyu ni umugabo bita Daniyeli. Nguze ni ijambo rivuga ngo ndiwongere gutinya, kuko ibyo watinyaga Imana yamaze kubisobanukirwa, yamaze kubihindura. Uyu mugabo bita Daniyeli ngo yari mu misi mikuru, aza kurota inzozi hari ku ngoma y'umwami w'Ubuperesi. Ngo aza kurota ibintu bikomeye
n'intambara ngo amaze kubirota ngo agenda abona marayika ngo aza gushishikazwa no gusenga ngo Daniyeli afata umwanya aza gusenga ku bw'ibyo bintu yari yabashije kwerekwa cyangwa se kurotwa mu nzozi ngo abasha gusenga Imana ngo afata ibyumweru 3 atajya nta cyanywa abasha gusenga kugira ngo abashe gusobanukirwa ibyo bintu. Ngwibutse ko ibintu byose udasobanukiwe, ibintu byose bidashobowe n'amafaranga, nta kindi kibishobora ni amasengesho. Nari mvuze ngo ibintu bidashobowe n'injuti ndibishoborwe n'imiryango, ndibishoborwe n'amategeko n'amashuri wize, ikibishobora ni Imana. Kandi ikindi cya kabiri, igihe uzabona abantu bagukunze cyane uzafata umwanya usenge, kuko umwanya bafashe bagukunda banawufata bakwanze. Umwanya umuntu afasha kuvuga neza yanawufata kuvuga nabi. Umwanya umuntu afasha gushimira yanawufata avuga ko nta cyiza kikuvaho. Ibihe byiza wateze ku muntu n'ibyo wamugiriye neza ashobora kubitaramo n'imbaraga zo kukugirira nabi. Ariko ndashima Imana ko ari nyembaraga, ari nyabutwari, niyo abana b'abantu bahagurukijwe no kugirira nabo umuntu Imana yagiriye neza bagwa imbere ye, kuko yaravuze ngo ntabwo umukiranutsi azakogwa n'isoni. Kuko iteka ryose iyo uhagurukiye kugirira nabo umuntu wavuganye n'Imana kandi uri mu isezerano ry'Imana, ugwa imbere ye kandi ugakorerwa n'isoni imbere ye, wagahagara ashima Imana. Nta muntu ugwanya umuntu w'Imana ngabasha kumushobora. Ndagira ngo ubwire ngo wowe uri mu kigeragezo, uri mu ntambara, muntu w'Imana, ndagira ngo ubwire ngo witinya bari kugutera amabuye, kuko ayo mabuye bagutera birashoboka ko byahinduka ejo yubakishijemo fondasiyo bigahinduka ubabwira ati muze mutahe inzu. Kandi ngwibutse ko umuntu wese ufite imbaraga, ufite vision ejo hazaza Imana yateguye, niyo wabambira ingabo n'amahema kumurwayi, ugahagurutsa ingabo ugashaka ibinyoma byose bifite n'ibimenyetso, kuko dufite abantu hano hanze bazi gutara ibinyoma akagishakira n'ikimenyetso. Wowe udafite ayo mu mwuka, utaravuganye n'Imana, udafite ishurirwa kuri wa muntu, ugagira ngo ibyo bamuvuze niko kuri. Oya, siko kuri. Kandi mbibutse ko hari abantu batari ibinyoma. Ikinyoma mbibutse ko hari umunzani ubasha kugipima, ariko si uwo mubiri ugipimirwa mu mwuka, kuko ubona gicitse plus gikubita hasi. Hari abantu bamaze gupanga ibintu bakabipangira ibinyoma bakabishiraka batubigize guca kubera iki ntabwo babishobora. Mwibutse ko umuntu uhagurukijwe n'Imana, niba uri mu mugambi w'Imana, waravuzweho n'Imana, ibyo ukora bikorera Imana, ibyo ukora Imana ibifitemo inyungu, ntabwo uzakorwa n'isoni. Niyo abantu bapanga imipango yose y'uburyo bwose bahitana mu buzima bwawe, ntabwo bizakorwa. Byigeze iyo bagera ahura n'ikigeragezo ngo Satani ari mazerera mu isi, ntabwo yitwaga Satani, cyo yitwaga Lucifero, ngo ari magenda mu isi, ngo arangije ngo ako kanya ngo arebye mu ijuru abona Imana yaremye Imana yigenzi yayo, ngo habe mu bizima habe mu bakuru. Ako kamisaje kanguwe nta kintu na kimwe cyose gisa n'Imana uretse umuntu wayo yaremye. Habe mu bizima habe mu bakuru habe mu basarafi habe mu nyamaswa habe mu nta kintu na kimwe gisa n'Imana uretse umuntu Imana yagize gute yaremye. Ngwibutse ko Imana isa kurema isi nta shusho yari ifite. Iyi si nta shusho yari ifite, ariko imaze kurema umuntu Imana iremera isi ishusho. Ngwibutse ko umaze igihe uri mu bintu bitagira ishusho, ariko uyu munsi Imana igiye guhereza ishusho uko umaze igihe uri mu bintu bidasobanutse, ariko ndagira ngo hano iyi saha igiye gusobanuka. Umaze igihe hari ibintu biguca amazi bigufatira ijambo bitewe n'igihe wari uhagazemo, hari ikindi gihe Imana igiye kuguhagarikamo abandi bakakwemera. Ngwibutse ko umuntu nakwangira mu gihe, nawe ngwibutse ko ejo yagukundira mu kindi gihe. Umuntu nakwanga mu gitondo uje umwihorera, yahinduka mu mugoroba gukeneye. None biragaragara ko ntacyo ufite, udatunze, utari umushoramari, ntakazugira, ariko none akubwo kwizera Imana zahinduka ugize agaciro imbere y'uwagutesheje agaciro, bigahinduka icyo Imana yavuganye nawe badahari Imana ingisoje. Twibutse ko abantu bishobora kunanirana kuri diplome warize, bigakundira ku masengesho y'icyo wavuganye n'Imana. Bibiliya ivuze umugabo bitaga Daniyeli yaje gufata igihe arasenga kubitewe n'ibintu yari yeretswe, yananiwe kubisobanukirwa ngo agisenga mu masengesho.
y'ibyumweru bitatu iminsi 21 afata umwanya wo gusenga ngo agica bugufi imbere y'Imana ye ngo ariko gwibutse ko ngo hari ku ngoma y'abamedi y'umupresi kandi wibutse ko Daniel mu gusenga ngo yarasenze Imana iramubwira ngo ndagusubije. Daniel arataha ageze iwe ategereza icyo Imana avuganye nawe arakibona. Naho hari abamedi n'abaperesi bitambitse mu nzira ya Daniel. Ngwibutse ko Daniel yavuganye n'Imana, Imana imubwira ko ije kumutabara, ariko abamedi n'abaperesi bahita bitambika mu gisubizo cy'injira ya Daniel. Ngo bakicitambikamo ngo Daniel ntiyacika indege asubira handi yavuganye n'Imana, arongera arapfukama abwira Imana ngo ko wambwiye ko ngitangira gusenga kumvikanye kandi uzanywe no gusoza icyo nagusabye. Imana amubwira ngo itibazaga buriye ko nagutumye kuri Daniel bizagenze gute? Subiza ati nasanze abamedi n'abapresi mu nzira kandi icyo njinzwe ni ukujyana igisubizo banyimye inzira. Tubigereranye n'abapolisi ku muntu udafite ibyangombwa icyo gihe ntabwo basha kubarengaho. Daniel icyangombwa afite ni kimwe gusa, ntabwo yemerewe gutangirwa, niyemewe kwisobanura. Ashinzwe kugeza message ko yahitumweho. Ngo akigenda ngo abamedi n'abapresi abasanze muri yanzi asubirayo. Aba bamedi n'abapresi muri iki gihe tubagereranya n'abarangi abadayimoni imyuka mibi. Ngo barangije ngo asubirayo ngo Daniel yakomeje gusenga ngo Imana yohereza Mikayeli. Nagira ngo hanurire, hari abamedi n'abaperesi bitambitse mu buzima bwawe, hari abamedi n'abaperesi bitambitse mu mikorere yawe, hari abamedi n'abaperesi bitambitse muri mariage yawe, hari abamedi n'abaperesi bitambitse muri fiançailles yawe, hari abamedi n'abaperesi baguteje diabete, hari abamedi n'abaperesi baguteje cancer, hari abamedi n'abaperesi bamutumye ubagwa ukugwamo inkondo murabagwa kutabza, hari abamedi n'abaperesi bakubuje amahoro mu rugo rwawe, hari abamedi n'abaperesi babuye ubwenge abana bawe, hari abamedi n'abapresi bishe kambani yawe, hari abamedi n'abapresi bagutereza imyuka mibi urarugenda murarurotaguzwa. Ariko hari Mikayeli, hari Gaburiyeli, Imana ihaye misiyo ku buzima bwawe. Imana yabwiye ngo abamedi n'abapresi bitambitse mu bikorwa byawe, bitambitse mu mishinga yawe, bitambitse mu rugo rwawe, bitambitse mu iterambere ryawe. Imana iravuze ngije kubakuramo ku itegeko bavemo. Imana igushitse kuco bavuganye nawe, wavuze ngo haleluya. Imana ititegeka abamedi n'abapresi ibakura mu nzira. Ndakwibutsa ko inzira ibyabo byari bigucamo. Hari abantu dufite umuntu akagenda akakwica mu mutima w'undi muntu, umuntu yakunyura akakubwira ati barakumbwiye kandi ntabwo akuzi, kuko hari abamedi n'abapresi bagiye bakuvuga uko utari. Dufite abantu bagiye bagusobanya mu mitima y'abantu bakagenda bica izina ryawe. Hari abantu bagambiriye kugenda bica ejo hawe hazaza, ariko icyo batazi ejo hawe hazaza havuzweho n'Imana, ntabwo havuzweho n'abantu. Reka abantu bahavuge kuko barimo kwareba akabatera ubwoba, barimo gutegura hawuza wigira ubwo. Hari icyo Imana yavuganye nawe abantu badahari. Umumedi n'umupresi abakumva icyo Imana yavuze, igihe kigiye kwemeza abanzi bawe, igihe kigiye gufungura imiryango bita ko bakinze. Niba ari dosiye uri muri gereza, hari igihe gihari cyemerwa kukujyana muri gereza n'igihe gitegeka kuvamo. Abamedi n'abapresi ngo Mikayeli aramanuka. Hari abarozi bari barateze imitego, hari ibintu byari bigucikije, hari indambara, hari ubukene bwari bukugarije, hari ingwara yari kugarije, hari imibabaro. Hari abamedi bari bakumazeho igihe kirekire. Hari Mikayeli Imana itanze ku buzima bwawe, hari Mikayeli Imana imanuye ngo arangize ibyanze kurangira. Wibuke ko umugabo bitaga Mose mu kuva 17 barimo kugenda ngo baza kugira inyota, ngo Abisirayeli bitotombera Mose, uramubwira ngo niki cyatumije dukura muri Egiputa yutureka tukapfirayo ntamva zabaga ariko nitugwe mu butayu. Mose ababwira ijambo aravuga ngo mwiturize muhagara. ngo Mose afata ngo naca imbere yawe ngakubita ku rutare. Ibaza urutare nda nzira yari nda soko yari irimo nda niriba ryari rari, ngo kuko Mose ari umukozi w'Imana afite gutegeka muri Mose ahandageze
bidashoboka birashoboka. Mose ngakubita ku rutare ruvamo amazi. Iri jambo nyumva neza ngo wibutse ko ni urutare ari kureba imbere ye. Nda kintu yavuganye nta soko yigeze abona rivamo, ngo ariko ngo bamutekeye iminota iratwishe akubitaho urutare ruvamo amazi. Hari ahantu utabonaga inzira ndegekeye ngo ubone inzira, hari ibintu utaboneraga uburyo Imana imanuye mu buryo. Hari ibintu wabonaga abantu barabisopanyije nk'abantu barabira oya. Mose arategeka bakoze ibima abantu bima. Mose aracahari, Mose ntiyapfuye aracahari kandi aracakora. Mose none adahari ngo akubita ku rutare. Hari ikintu cyari cyaranze byarafunze inzira zabona nanzira ubona dosiye zawe zarafunzwe n'izitavugwaho, ubaga baragusubije inyuma utazamuka nk'abantu udatera imbere nk'abantu warazengurutse urifuza twaturagenda. Ariko ndagira ngo ubwire none Mose arahari arategeka. Uzi ko Mose agera ku muntu utanakuzi wakwibagiwe agategeka kongera akakwibuka. Wari uzi ko Mose akoraho gusa umuntu wari waragusiprimye muri we akarara ari kukurota ngo Mose akubitaho amazi aradudubiza. Hari ibintu ugiye gutegeka byari begeranye ku buzima bwawe, bari barakwiciyeho, bari barakuvuyeho, wagerageje biranga bigiye gukunda. Ngo yosongaje ku rugero rwana n'abamediyane, ngo yosongo Mose yamanura amaboko ngabisireye bagatsindwa, ngo yayamanika abisireye bakanesha, yayamanura abamediyane bacica abisireye. Ngo none ngo baza kumenya position ngamaboko ya Mose arananirwa, biragaragara ko arunaniwe, biragaragara ko warurushe, biragaragara ko arumaze guseba, biragaragara ko ari wenda kwandagara, biragaragara ko abanaga urupfu, biragaragara ko abanaga ubuzima burangiye, biragaragara ko abanaga ibyo bigiye gutezwa camunara, biragaragara ko abanaga ubwo buzima butahinduka, biragaragara ko abanaga utakubaka ng'abandi, biragaragara ko abyari iwanyu ariko mu ijuru birahindutse. Wedara sipo dera sakatara babosya mu ijuru birahindutse, mu buzima bwawe bigiye guhinduka. Ngo mahaza abagabo babiri bagira ishurirwa Aroni na Huri. Hari abantu babiri Imana yohereje ku buzima bwawe b'ingenzi bagiye kugukuraho washizwe n'abantu bagushira ahantu Imana igukeneye. Hari abantu bagukuye muri position y'igitangaza cyawe, hari abantu bakimuye mu ruzawe, hari abantu bakimuye mu mugabane wawe, hari abantu bagutesheje agaciro. Ariko hari Aroni na Huri Imana igariye ku buzima bwawe. Nibyo hari abashinzwe kukwambura, hari n'abashinzwe kuguhesha, hari abashinzwe kukureganya, hari n'abashinzwe kukurenganura, hari n'abashinzwe kugusobanya, hari n'abashinzwe kukubohora. Yeremiya 40:4 haravuga ngo none uyu munsi ndakubohora. Hari iminyururu yari mu maboko yawe, no mpamvu umugisha wawe wari waraborotswe. Hari iminyururu yari mu marembo y'urugo rwawe, hari iminyururu yari mu nda yawe yatuma gutazanga abantu, hari iminyururu yari yarafashe umugongo, hari iminyururu yari yaraguteye paralize. Ariko none urabohoka, none urabohotse, none urabohotse. Akira kubohoka mu izina rya Yesu. Aka kanya ndategekera ubwo buzima. Akira kubohoka mu maguru yawe, akira kubohoka mu mugongo, akira kubohoka mu bitugu, akira kubohoka mu mutima, akira kubohoka mu maraso yawe, akira kubohoka derazenemo tarabobosya. Arategeka ako kanya ngo ngo bamufata amaboko. Imana ikohereje umuntu gufata amaboko muri ico kigeragezo, muri izo ndambara. Imana yohereje ugufata amaboko muri ako karengane warurimo. Imana ije kukurenganura ngo bafata amaboko agera igihe nabo ubwabo garongera garanirwa ngo bafata ibuye. Iri buye nirihe bamwicajeho? Bibiri ngo ni ryo buye rizima ryanzwe n'abantu ariko ku Mana ryari ryaratoranyijwe. Mwibutse ko Yesu Kristo yari ibuye rizima ariko abantu bamanza bamwanga. Ikigaragaza kuri ibuye rizima nuko abantu bakwanze. Mwibutse ko hari aho bigera MTN ikabura connection igafatwa na Vodacom ninarabikanga. Mwibutse ko ibyo abantu biranga ariko ibyo Imana nibizanga. Mwibutse ko inama yawe yayoba, ibitekerezo byawe bikayoba, umutima nama wawe bikanga ukibana. Ariko ari Kristo watanze itegeko kibyawe bigomba kubohoka mu izina rya Yesu. Ugomba guhanagirwa amarira, ngo rugamba rugomba kurangira. Dodera zemoterobobosya rabaseketra
Ndano n'umuntu byari byaranze wari umaze gucika intege wari urambiwe Imana yambwiye ngo gusenga kwawe kwarumvishwe niko kuzanye Uwiteka ngo gutabara maze gusaba Imana ngo gutabara Imana yambwiye ngo ije kugutabara maze gusengera Imana ngo ihindura amateka Imana ije guhindura amateka maze gusaba Imana ngo kurenganure Imana ije kukurenganura muri ico kibazo gusenga kwawe kwarumvishwe niko gutumisha Imana indege ikagukora iyi video ngo mubwire ngo kwarumvishwe Imana ije gusoza amasezerano kwarumvishwe Imana ije kugwanagura amarira kwarumvishwe Imana ije kugutabara abandi badatabarirwa kwarumvishwe iyo karani igiye kurekura ubuzima bwawe kwarumvishwe uwo mubabaro ugiye kuvaho nawe ugiye kwakira ngabandi ugiye guhigwa ngabandi ugiye gushima Imana ngabandi Yesu yamaze kurangiza ibyo abantu bari barashize akabazo Yesu arishize agatangaro roba sitara bobo seketrebosya ibyo abantu bari barashizeho akabazo Yesu amaze kubishiraho agatangaro ibyo abantu babonaga bitashoboka Yesu ategetse ko bishoboka mu izina rya Yesu hari imbaraga zirutuye imbaraga zakugendagaho hari ubwami bwarwanyaga ubuzima bwawe Yesu amaze kubukubita hasi ngo amaboko ya Mose arakomera bamwicaza kwibuye ngo ijyabuye ngo arikomera ngo yose bararwana yica abamidiya hari abantu bagiye kuva mu buzima kuko hari ubuzima Imana yakwemereye batakubangamiye hari abantu Imana igomba gukuraho kugira ngo bahandure mu munezero wawe kuko nico gihe Imana ikwemereyemo nubona hari abantu bagenda bakurekura mu buzima bwa ntukababare hari impamvu Imana bakwirukanyeho kandi ntabwo Imana yazana umumaro hakiri injyajya yirukana injyajya Imana ikazana umuntu w'umumaro hari amagambo Imana itavugana nawe mu ruhame ikavugana nawe mu ibanga kuko irabizi ko bakunigira mu nzu itaragera ugera hari Imana yacecetse ngo ndavugira mu ruhame ivugiye muri iyi video wibuke ko hari abantu bavuze ngo uzagwa ndi wahagwa Imana yakurokora hari seta bari bavuze ngo uragwa Yesu murahahurira aragutabara no baravuze ngo gusenga kwawe kwarumviswe niko kumumanuye gukora amasengesho wasenze 7 yarumvishwe amasengesho 5 yarumvishwe ayimisi 40 yarumvishwe ayimisi 10 yarumvishwe yayandi 3 yarumvishwe ayemsiri yarumvishwe mu butayu yarumvishwe mu buvumo yarumvishwe ku musozi yarumvishwe amasengesho wasenze imbere y'igitanda cyawe urira Imana yayumvishe ibyo wasabaga Imana imanuwe no kubikora Petero na Yohana barayijoro ryesoberwa ndibagira ikintu bafata ngo barangije ngo Yesu abarahageze ngarababwira ngo mubirindire uburyo hari ibintu wari waraburiye uburyo Yesu ategetse ngo bibone uburyo hari ibintu wari waraburiye inzira Yesu ategetse bibone inzira hari ibintu wari warabuze uburyo bivuga Yesu ategetse uburyo bivugamo hari icubahiro wari warambuwe Yesu ategetse ko kigaruka hari indwara yari yanze gukira Yesu ayitegetse habona yakijije wari umaze 38 ntabwo yananigwa iyo kwezi kumwe iyo umwaka y'imyaka 2 ubwo buragiye Yesu aje kubukiza ubwo bumuga and fire and force Yesu arategetse buve ku buzima bwawe kwiryo gare wicayemo Yesu arategetse ugomba kugenza amaguru yawe ubwo buri rumazemo igihe Yesu arategetse ugomba gukira utegereje gupfa ariko ntabwo uwo gupfa ndabona ubayeho mu izina rya Yesu hari imbaraga z'Imana zindi amateka yawe ndagira ngo usengere Imana Mana mu izina rya Yesu ndatura amaraso y'Imana ndatura kuboka kuri aba bantu gusenga kwacu kwarumvishwe gusenga kwe kwemewe gusaba kwe kwemewe icyo yashakaga cemewe nagushimye kuba icyo bagukeneraga cyose agihawe urakoze mu izina rya Yesu amen amen.